Mfite iteraniro mfite amasengesho niho niriwe ejo. Yego. Ejo kuwa mbere. Yego. Ufite icyumba musenga kuwa mbere no kuwa gatandatu. Icyumba cyo dusenga kuwa gatandatu ariko ejo mfite bivuga butumwa mutabona igisoro. Baganda namwe na tubaramusizo muri nyarya mukama wafuye Yesu amanya ni Mutoyimana Jean Claude nabaramusa mukama baho mukisha. Webare munonga. Webare munonga. Hari webare. Webare munonga. Webare munonga. Ubuvuze ngo urakoze cyane. Ako najya nakaza. Nako gusa ariko. Nako. Turozo maze kujyayo ndi kujya mu ivuga butumwa. So ntago nazimenye. Nagiye mu rwego kuririmba ngenda mu rwego rwo kuvuga ubutumwa bisanzwe. Haraho nagendaga ngiye kuririmba nk'umuhanzi ahandi nkajya ngiye kuvuga ubutumwa nk'umuvuga butumwa apana nyine by'ubuhanzi we naragera nabyo nkabikominika nkabikora nagiye ngiye gusengera abantu bampamagayeyo nkagenda ari umuntu ngiye gusengera nkagaruka nagiye inshuro nyinshi nagiye mountain inshuro ebyiri ku musozi ubwo rero ukumva ko nta nagiye inshuro nyinshi cyane. Wabonye bafashwa cyane uri imbere yabo ni he? Ni muri Kenya. Impamvu hari n'ukuntu twageragayo ugasanga abantu benshi bari kukwijijishaho kumva ari abanyarwanda. Ko andi bukari nkaho nagiye ndahageze mvuga ikinyarwanda mvuga ibintu mu kinyarwanda nta musemuzi bivuga nk'umunota wose sibyo ariko mbona bari gufashwa nta kibazo cyane. Tanzania ntago wawe wajyayo? Ntago nari najyayo. Mu Burundi nagiyeyo gusa ntagiye kubwiriza ahubwo ni kera nakora akazi ko mu rugo ubwo umuntu aza kunjyana ngo njyeyo nje gukorayo mara y'ukwezi ndagaruka. Nitugirire neza nakuzana ijambo rivuga komera umutima iyo Rodani yigukanga iyo nyanja imbere yawe yigukanga icyo kibazo kigukanga komera umutima wihangayika umutima wawe ukomeze nubwo uri mwikode komera umutima nubwo uri umushomeri komera umutima nubwo urwo rusengitse komera umutima nubwo bakuvuga komera umutima nubwo ushonje komera umutima nubwo bakwanze komera umutima nubwo ugumiwe komera umutima nubwo nta rubyaro komera umutima hari umugabo Imana itoranyije kugira ngo agufashe kwambuka Yorodani. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho muri hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali ayo mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde reka mfatiye umwanya nshimire abantu bakanze subscribe mukadushyigikira tukaba tuko umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro ubwo bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha Imana amahoro iwuguhe. Anje nabasezeranije ko ntazajya mbicisha urungu no mpamvu nibereye hamwe n'umuvandimwe umuhanuzi w'Imana umuvuga butumwa umugabo Imana igukoresha muri iyi minsi Mutoyimana Jean Claude. Yego. Claude tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Naje ndabasuhuje. Yego. Tugushimiye ko aduhaye ikaze hano iwawe mu rugo natwe tugwaye ikaze kuri Concorde TV show urisanga. Yego nanjye ndi hano mu rugo ndabakunda cyane niyo mpamvu nanjye ntakwanga kuguha karibu urabizi. Yego. Eka dusenge. Reka dushimire Imana kubera ko yabanye natwe ikaduha kuramuka kuri itariki ya 17 ikongera ikatwongera iminsi yo kubaho mu minsi Imana yatwongereye n'uyu munsi yawutwongereyemo. Mana data twese uri mu ijuru izina ryawe nirihabwe icubahiro tuje imbere y'ubwiza bwawe atari uko twabuze icyo gukora ahubwo kugira ngo data twese muri iteraniro rya Concorde TV show aha handi abantu bakirira handi abantu baruhukira data twese turahageze kugira ngo ubane natwe ndakwinjiza kugira ngo muri uyu mwanya duha amagambo y'ubwenge amagambo agirira abanyarwanda akamaro agirira abanyamahanga akamaro buri muntu wese aha aherereye mu gihugu aherereyemo mu kinyarwanda ijambo tugiye kuganira rimugirira umumaro kandi uruhura imitima ya benshi ngwino bana natwe muri iki kiganiro amasaha tugiye kumarana ukiyobore kandi twebwe ndabizi neza ko tudashobora kubona icyo kuvuga ariko wowe udukoresheje byakunda bana natwe kuko bidusezeranyije udukoreshe ibyo gutwara mu izina rya Yesu amen. Yego hano twibereye ni hafi y'umupaka wa Cyanika uhuza u Rwanda na Uganda. Yego mutuheruka mu Uganda ryari? Ejo. Yego. Ogiye gukora iki? Mfite iteraniro mfite amasengesho niho niriwe ejo. Yego. Ejo kuwa mbere. Yego. Ufite icyumba musenga kuwa mbere no kuwa gatandatu. Icyumba cyo dusenga kuwa gatandatu ariko ejo mfite bivuga butumwa mutabona igisoro. Kisoro. Ese ubwo yuriyo ubwiriza mu ruhe rurimi? Tuvuga ikinyarwanda. Abanyagisoro nabafumbira. Uvuga ngo Gisoro ni district y'urufumbira. Bavuga urufumbira ariko gusa hari n'akandi gace karimo wenda karimo Runyankore Rukiga kandi Runyankore ni Indumanya.
ubwo uraruzi ndavuze ngo ubwo ndaruzi mbo basuhuza haza abanyankore n'abaramusa mukama yebare kubaho mukisa yabaha mukama yabaho orunaku rurungi erizoba nagira ngo mukama wampero mukisha abaganda nimwe namwe nari naza nayimvuze urukiga abaganda namwe na tubaramusizo muri nya rya mukama wafuye Yesu amanya ni Mutoyimana Jean Claude n'abaramusa mukama baho mukisha webare munonga webare munonga hari webare webare munonga webare munonga ubuvuze ngo urakoze cyane ako najya nakaza nako gusa ariko nako gusa nageze Kabare mbona nkumva ariko baye kuvuga cyane webare munonga iyo navuye ngo webare munonga abavuze ngo urakoze cyane naho mu Ruganda bavuze ngo teyanziza abakubwiye ngo urakoze cyane urakoze yego Kampala sino wagezeyo bwana ntaragira Kampala nk'abana narageze Kampala ndagerezeyo ibice byakandagiye igihe kirekire nakoreye ivuga butumwe igihe kirekire narenze Kampala njazamubenda njaza Kiboga na inshuro ngiyo sinazimenya bose mwivuga butumwa inshuro nyinshi nagiyeyo nivuga butumwa kuruta izo nagiyeyo ariko nagikoreye cyane nanone kujya gushaka ubuzima nagiye inshuro 8 shubunani kujya gushaka ubuzima ndi kujya gushaka ubuzima ariko inshuro zo maze kujyayo ndi kujya mwivuga butumwa so ntago nazimenya nagiye mu rwego kuririmba ngenda mu rwego rwo kuvuga ubutumwa bisanzwe hari aho nagendaga ngiye kuririmba nk'umuhanzi ahandi nkajya ngiye kuvuga ubutumwa nk'umuvuga butumwa apana nyine by'ubuhanzi we naragera nabyo nkabikominika nkabikora nagiye ngiye gusengera abantu bampamagayeyo nkagenda ari umuntu ngiye gusengera nkagaruka nagiye inshuro nyinshi nagiye mountain inshuro 2 ku musozi ubwo rero ukumva ko nta nagiye inshuro nyinshi cyane yugeranyije si imisengere ya Uganda abaganda ubona imisengere bimeze ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none basiga hari ikintu mbere cyabagayo kitubura abanyarwanda uko dusenga kose ntago duhuza n'abagande buri abanyarwanda begerana n'Imana cyane kurusha abagande ariko nanone uyu munsi wa none abaganda bari kwegere cyane no gusenga cyane kurusha mu Rwanda gute kubera ubu munsi tuvugana wenda twebwe usibye babandi bari mu muhamagaro bataciye mu madirisha binjira yego ubu nibo bagifite gusenga bikomeye ariko babandi baje bamwe basenze bakurikiye abandi kubera iki kintu gihari kino ha mu Rwanda cyo cinsengero zitujuje ibisabwa zihagaze abantu benshi bagenda bacika intege ibyumba abantu bageraga imisozi myinshi babundi bagenderaga ku bandi baricaye ariko ubu Uganda urasenga ukagenda ahantu hose ugasenga ukagenda hose ugasenga ariko naho iyo umaze kubamenyera imisengere yabo by'umwihariko ukaba mu ndimi zabo urugande urunyankore urusoga urutoro indimi nyinshi zabo ukaba nyinshi uzizi nangase bazisenga muri kumva urasenga rwose ukumva nta kibazo ugakurura bikemera ariko iyo utazi indimi ziwabo urasenga ukumva nta kigenda kubera ko ariko nuko utari kimwe nuko ugeze mari gusenga bari gukoresha icyongereza aho ukoresha ikinyarwanda ntago wafashwa ko n'uburi kuvuga ariko kugira gute bari kuvuga ariko twebwe kubera ko tumaze kumenyera iyo ugeze urakurura bikemera nta kibazo imisengere yabo ntago imbongamiye yego Kenya naho wasengeyeyo yego inshuro 3 ho bimeze bite nukuvuga ngo hari igihe aho wageraga ugasanga bari koresha igiswahili urukumva igiswahili baragikoresha buriya niyo utumva igiswahili umuntu arakivuga ukumva nawe kiraryoshe ukumva uri no kugikurura cyane ariko kubera ko ntabaga ncumva ariko ngewe iteka yose nagendaga haba hari umuntu uri gusemura bakavuga igiswahili bakavuga n'ikinyarwanda abo bakoresha icongereza bakikoresha bakavuga n'ikinyarwanda rero kubera ko nagiriwe amahirwe yo kugenda ariko ngenda ngiye gukora ataravuga ngo mbese n'umuntu umwe mpamagaye ngiyeyo ngirwa amahirwe kugenda mu materaniro amateraniro ngiyemo rero narakuriye cyane kandi ndafashwa bikomeye ahubwo kurusha ko najya mu bagande kuko hari ikintu kiba muri Kenya abantu iyo basenga kenshi na kenshi nta mikino ariko mu Buganda rimwe na rimwe ushobora kugera ukagira ngo bari gutera waraza kagira ngo nta gahunda bageze gute bafite cyane ko i Buganda ibintu baha agaciro cyane no guhimbaza no kuramya kuruta iyo bageze mu gihe cyo gusenga rimwe na rimwe hari aho ugera ugasanga nta gahunda hari naho ugera rero mu bagande baba bari gusenga ukabona ibintu bari gukora kumva no mu Rwanda wabizanayo bafata umwanya muremure mbe wo kwegerana n'Imana bakahena no muri Kenya rero nuko nabo bafata umwanya muremure wo gusenga rero niba wari urasenga na wenda nabano bantu bakunda gusirimba cyane sibyo
muri aya macaca akunda gusirimba cyane Yego. no muri Kenya nuko rero nanjye ndabikunda gusirimba cyane ubwo rero iyo Gusirimba nsirimba cyane ndabikunda. numva ari sawa njye ndabikunda cyane abankurikiye no mu cyumba cy'iwanjye bazi ko twarasirimba badafite umwanya wo gusirimba uriya muntu wasirimbye afata umwanya wo gusenga bigakunda Yego. rero ari muri Kenya ari no mu Rwanda ari no mu Buganda nta hantu na hamwe hashobora kuja imbere y'u Rwanda mu buryo bwo gusenga u Rwanda ruza ku mwanya wa mbere ariko nanone Kenya mu bice nagezemo Yego. hakaza ku mwanya wa kabiri mu kwegeye mu buryo nabonye nyine njewe kuri njewe kuruta Uganda nimvuga Uganda ndaba mvuze mu Kiganda nyirizina Yego. apana kuba mu zindi ndimi ariko aho nasengeye nanone mu Buganda bakavuga urunyankore numva cyane n'urukiga nanjye ndi kurusengamo kuko Rwanda rwumva cyane nkanaruvuga sibyo ndakurura nanone ngahita nkubwira nubwo Uganda itiza ku mwanya kangahe wa kabiri bitewe n'uko ururimi ngize gute nduzi yego ariko njye numva umuntu uri kusenga mu Kiswahili nkumva ariko ndi gufashwa cyane umuntu yasenga mu Giswahili yase n'indirimbo yo mu Kiswahili indirimbo y'Igiswahili uriya ntago nzi Igiswahili ariko indirimbo ndayitegaga amatwi yego rimwe na rimwe n'umugore akambwira ariko uri kumva ibyo bari kuvuga je numva injyana nkumva n'ibintu nkumva na mood iraje Yego. nkabyumva ndazana zikunda cyane kuzicuranga ariko nanone nuko wenda we impamvu itufashwa cyane nuko uruzi nta Kiswahili nzi nzi ubuzima gakeya ni gakeya kubyumva nabyumva iby'ingenzi Yego. message nayumva ariko ntago nashobora kuganira n'umuntu mu Kiswahili rero uburiya wageze ahantu barimo kubwiriza neza mu rurimi uri kumva wumva biryoshye ariko iyo ururimi utari kurwumva nyine wumva bitaryoshe ariko kuko ari njye wari uhagaze imbere yabo sibyo nkaba ndimo kuvuga hano hari umuntu gusemura Igiswahili nje ari njye uri kwivugira Ikinyarwanda umuntu ari kuvuga Igiswahili twaragendanaga kandi ibintu bikagenda neza nkumva meze neza fresh yego kubigendeye no gufashwa sari ukuntu uhagarara imbere y'abantu yego watirare rwose ukabona barakwikirije cyangwa nabo bagafashwa utanabategetse yego aho wabonye bafashwa cyane uri imbere yabo ni hehe ni muri Kenya impamvu hari n'ukuntu twageragayo ugasanga abantu benshi bari kukwijijishaho kumva ari Abanyarwanda ko ndibuka nkaho nagiye ndahageze mvuga Ikinyarwanda mvuga ibintu mu Kinyarwanda nta musemuzi bivuga nk'umunota wose sibyo ariko mbona bari gufashwa nta kibazo byari biturutse kuki nararirimbye ngewe mbona urusengero rwose rugize gute rurahungabanye mbese mbona barafashijwe naririmbye n'abaje ariko ubundi usibye kumbesha ubwo nyine simbaza uko byari biri usibye kumbesha mwese ntabwo muzi Ikinyarwanda noneho hari abasaza bakuze beza rwose b'abanyamurenge beza bakuze abadamu bakuze urumva noneho abantu batari kumva Ikinyarwanda muzamura ibiganza mbona hazamuye abantu 9 ko muri rusengero nk'urwo abantu 800 hazamura abantu 9 noneho umushumba itavuga nyine yavuga Ikinyarwanda bishop itavuga ngo nabo barakizi ngo nuko batabizi neza ariko bagize gute barabizi bituma mitamo ngo umusemuzi ni yicare ahubwo babandi begerane n'abandi bagenda barabasemurira hari ukuntu bana mu rusengero ugasanga municaranye n'umuzungu umwe ari kuvuga undi akamusemurira mu rusengero apana habashize mundi musemura narabwirije iteraniro riraryoha kubera ko nta wundi muntu ari kuvugiramo yewe hari igihe umuntu akuvugiramo n'umunyamubiri yego kandi wowe uri umunyamwuga wabyumvise rero bigahita bicangarana rero hano nabwirije ngagara imbere y'abantu nkumva ndanyuzwe ni muri Kenya n'ikindi gusemura bitwara umwanya kuvuga ibyo uvuze ndabisubiramo nawe ukabucecetse ukabutuje rero rimwe na rimwe akavuga ibyo utavuze yego kandi iyo uri mu gihe c'umwuka aravuga ibyo utavuze igihe mu mwuka ahita umenya akavuze ibyo utagize gute utavuze cyo gihe rero abakumeneye iki amavuta ariko perutse kujya kubwiriza ahantu bita Rubari ni muri Kiboga yego ni muri Kiboga ni muri Mubende muri Uganda naho mpageze nsanga nta rundi rurimi ni Ikinyarwanda gusa nta Ruganda nta Runyankore nta Ruki mu minsi mikuru mu kwa 12 niyo narindi ndabasuje abantu ba Rubari ni ahantu bacukura gorode ni mu mabuye y'agaciro gusa nta kindi kintu kibayo ni zahabu gusa niyo abantu bibereyemo urumva none ndabasuje cyane abantu bare kuko nziko bankurikirana rero ngezeyo naho nabwirije musengere 3 naho nasanze nta rundi rurimi turibuze gukoresha Ikinyarwanda gusa abasemuzi bari barimo ariko mbere navuze ariko ubundi abantu batumva mbona n'ubundi nibo bakeye nabwo musemuzi iyicarire nkoresha Ikinyarwanda naho narafashijwe bishoboka mbese uhita ukurura nta wundi muntu kubongamiye bikemera urumva ko rero ahantu uri kuvuga burya nta musemuzi urafashwa kurushaho cyane Tanzania ntago wawe wajyayo ntago nari najyayo mu Burundi nagiyeyo gusa ntagiye kubwiriza ahubwo ni kera nakora akazi ko mu rugo ubwo umuntu aza kunjyana ngo njye gukorayo mara y'ukwezi ndagaruka
wabaga he? Ubu nakubwira ngo kubanjanye nk'intama ndafite imyaka 14 urumva nakubwira ngo nari ndaha harambwiye gusa ngo ningende nagenda mama yari umuganga noneho nakoraga hano mu Kidaho afite umugabo afite mwene nyina umuganga banjyanayo banjyanaho nje bari bamuhaye misiyo yo kujyayo kumara y'ukwezi njyana najya kumutekera ukwezi gushize turagarukana nuko ngo utazaho wambaza ngo ntabwo wamenya ngo ni Bujumbura ndeka baratujanye batugeza ahantu ku bitaro bakora ibyakora nimugoroba bakubita muri ya modoka turataha ubwo narateka gasi nasohoka gakiretse gukingura igipangu guca hagera ku irembo na bwabwoba ngasubira muri cya gipangu twabagamo ukwezi gushize turongera tururira turataha nuko byagenze nta kindi gihugu rero nari nagera none se ukadufate nk'urwo rugero wambutse umupaka w'u Burundi ugiye mu kazi ko mu rugo yego muri iriya minsi wambutse ugiye Kenya kuko ndumva Kenya ariho kure yego ugiye mu ivugabutumwa yego iyo bigereranije abundi hari ibintu nawe uhita wumva ariko ni nkuko wabaza umwana ngo ko ari ibiryo bibi bidakaranze ukarya n'ibiryo bikaranze ibyo wumvishe biryoshe nibi umwana rero ubitewe n'ico ashaka sibyo atakubwira ati nari ibikaranze numva nibidangaza atakubwira ati bidakaranze none wowe urugendo nagiye ntazi n'urwo nagiye nzi ariko wemera ko njya muri Kenya bwa mbere imurana n'ubu biracanja ndacababara kubera ko inshuro zose nagiye nace hasi ntabwo nari naca hejuru mu kirere ariko icyo gihe nja muri Kenya nagomba guca mu kirere nza kugambanirwa n'abagabo batatu babo twagendanye umwe mu Munyakigali n'abandi binaha Musanze barangambanira rero bangambaniye birangira bo baciye ikirere njewe nciyo hasi mugomba guhurirayo twagombaga guhurirayo noneho we bamukungambanira ngenda tahangaruka hano ariko ngeze hano mu rugo umubishop arambwira ati rero ibintu byakubaye ntabwo ndikumva ibyari byo ica Kampala pitanyura Kampala yego ndagenda ubwo njewe navuye nahangaha bo bahaguruka nyuma y'imisi 3 njewe naragiye ariko duhurirayo rero urumva iyo mbijanishije urugendo urwiza nurwo nagiye nzi ubwenge kandi nkanarugenda ndikuvuga ngo ngiye ahangaha sibyo kandi ngiye ndi mukuru nshoboye no kugenda nankanavuga ndi wenda kanigurire n'akantu yego ni nataha nkavandire kanzana kandi gaturutseyo ndikwibuka ko ico gihe nibishimba nazanye ya atari bishimba nazanye narazanye ibishimba byaho hari nibiraya ahubwo ko ico gihe ndibuka naje meze neza rwose naje meze ko nageze mu candika amapica abiri ndayatega mfite n'ibyo kurya nzameze neza naje ico gihe nambaye neza ndibuka ko naje mpagaze bye kurya buri muntu se nande bakavuga ati kabisa avuyeyo rero kuma ntago nabigereranya n'urwo nagiye nk'impumye ntago byabuze icyo binyigisha binyeka ko nta buzima Imana itahinda ni ukuvuga ngo ubundi mu buzima busanzwe nigeze njya hano muri Kave muri turi Kabare njya kubwiriza ahantu umuntu arambwira ati uzubwirize ariko ni muri Kave mbese n'abakozi ni company none iyo company ni nini cyane nino company icuruza ino company z'amabagiro ariko uzihagarariye ico gihe yari umuntu usenga noneho bakora ico gihe birangira ko zama n'urusengero muri yo Kave birangira ruba habaye urusengero hari utuntu rero bambaraga tusobanura bakunda gusenga mu cyongereza gusa ariko bafite utuntu bambara ukavuga ukabyumva bakavuga ukavyumva mu rurimi rwawe njyamo rero ico gihe niho natangiye kumenya ko buryo ibintu byose bigira gute bishoboka rero byibuze noneho kugira umuntu uguhamagara akavuga ati njyewe ndahanda gukeneye rimwe na rimwe mu muryango iwanyu utanakenewe batagukeneye ariko nyuma na nyuma ukazaza gukenerwa n'undi muntu utakuzi wo hanze ukajyayo agafata amafaranga y'ibihumbi 200 atakuza akayakoherereza akakubwira ngo tegugire gute uze ugatega ukagenda wataha ukabona funzi basha 500 600 ngo tegugire gute utahe ugataha rero urumva ubuzima bwo burahari twamaze kumenya ko Imana yahindura iki yahindura ubuzima tweze gusenga hano haruguru kwa mukecuru kwa Genesita tuza kugira umushitsi uba muri village turasengana noneho wari uhari muri convention wari uhari sirukwibuka turagendana rero tugeze i Kigali aranyiyereka yanjyanye ahantu angurira icyayi etasi y'icyayi na sambusa yishira 25 yakwihe ku mutima nisubukoko hano haruguru umugabo arabagura muri Sirwari umugabo w'inshuti yanje witwa Samu acuruza imbata asi ku mutima
imbata ni 300 kwa Samu, agakombe k'icyayi ni 100 kwa Samu, gakaba 400 nahise mbari imbata zirimo arumva. Ariko mu by'ukuri kose byibuze ibaze wabonye ukuntu wadutwaye, sizi ko yari yanze no kwivuga ukabona ari cecekeye. Ariko twageze mu mujyi ndi kumwe n'undi mudamu witwa Mama Salomo, twari tujanye Rwamagana, ahita avuga ati mwe mugumye aho manzi y'umuntu nje kumwereka aho nkorera uko nkora. Twakase gatoya Nyabugogo, urukumva uruka muri gare, dukata guca Nyabugogo gatoya, ahita afata imodoka arambara, ahita ambara imyenda y'akazi, yego ahita mbwa ngo ntugire ubwoba humura, mu minota 3 gusa ariko ufunga inkweto. Bari batugeze abo kumurinda, abamurinda, yego kwa kundi umuntu afata abantu kandi ngo rero hari ahantu nyarukene mwe mama rafata agacupa ngaho. Ararangije turagenda, twageze nibwo bwa mbere nkandage, ni nabwo mperukamo muri convention center, ni nabwo mperukayo, mbagaba nti mana ko azamfasha wenda nkanasubiramo ko kiragenda agenda njye n'igihunga, wenda nkagenda nta gihunga none ngize gute mfite. Turinjira ababurinze abantu bagatera amasaruti, habona abantu barakakakatswe, ariko nanje ngahita mgenda beze neza bane mwitanga kandi kumwe nande kumwe na fani. Ukabona ko ubuzima bwahinduka koko, sibyo? Ubuzima bwahinduka, ibintu byahinduka. Hani wanje yicaye abantu, hapfukamye abantu, yego ku rwego rukomeye cyane, nawe tekereza mbese kwicara umuntu watambuka wakubona n'umuntu muri kugenda na byonyine. Rero ubuzima nta byose birashoboka. Njye mbwira abantu nkabwira uranze uyu munsi unzi ko ndi mutuyi, uranze ushobora kusanga ndi kurya igishogoro, uranze ushobora kusanga ndi kurya ishusha, uranze ushobora gusanga ari bijumba bintunze gusa, yego. Ariko ejo ushobora kuzasanga ntuye muri etage, kubera iki Imana yavuze. Uzabirebe byaba abantu batatu tujya tuvuga, wa muntu witwa umunyamasengesho, umwana mutoya n'umuntu wize. Nageze rero ahantu nsanga aho umuntu yiza akasoza amashuri ye yose, ngasanga umuntu ahembwa amafaranga atari munsi ya miliyoni 3, yego. Ngasanga umuntu afite amazu nawe ubwo atamenyaga umubare, wabyumvise. Ariko nanje navuga ni Yesu ashimwe, wabyumvisije, navuga ni Yesu ashimwe bikemera, yego nukuri, urumva. Ubwo rero niba aka kanya tuba twicaranye nangase ukabona umuntu muri kugendana, hari ico Imana yamuvuzeho. Uyu muntu rero wasenze Imana, akaba Imana hari ikintu yamuvuzeho, umutinye kuko ejo Imana yahindura ubuzima, yego. Kabiri, uyu mwana mutoya ico azabacisha ntabwo gize gute, ntabwo ukiza. Uyu rero umuntu ufite diplome ye, wasoje amashuri, aka kanya uri kumukandagira nibyo, aka kanya uri kumusuzugura nibyo, ariko nkoro uziko ari abantu twiganye basoje, iyo duhuye sibyo ndabatinya. Ariko nanje kagatitire uva ngo n'umukozi w'iki w'Imana, nanje kagatuma bangeraho bakavuga bati twarigaye, wabyumvishije. Nta muntu uratinye kunsuhuza, ntatinye kumvugisha. Rero niyo mpamvu kuba twambuka imipaka tukagenda, mu by'ukuri kose nta mwene wacu, urumva, nta mwene wacu mfite uri muri Uganda, wenda nava ngo ngiye gusura mvuge hafi, sibyo? Unagiye Kampala. Nta mwene wacu mfite uri muri Kenya, sibyo? Wazangezayo, ariko nagezeyo, urumva. Nibisigaye rero Imana izagera gute, izabikora. Byo mwanya jambo ry'Imana mutu, nibisigaye Imana izabikora. Murakoze cyane, Imana bahumugisha. Reka twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Twasenze ntabwo turongera gusenga gusa, reka tubabwire ngo abantu badukurikiye kuri Congo TV show, tubabwire ngo nimukomere kandi muhumure. Nzi neza ko Uwiteka Imana azakora ibirenze ibyo mwebwe mutekereza. Imana agiye dukora ibikomeye, Imana agiye dukora imirimo n'ibitangaza, Imana agiye tunyuza aho twebwe turashoboye kwinyuza, kuko nizeye ntashidikanya ko Imana izabana natwe. Magambo make rero dutuje, tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yosuwa ibice 3, turasoma umurongo wa 5. Imana itugirire neza, niba ngombwa turakomeza dusome no ku wa 9, ariko reka dusome umurongo wa 5. Niba wahageze simbizi, ariko reka dusome. Havuze ngo iki? Uransomera nanga nisomere? Turafatanya. Soma umutwe w'amagambo. Soma umutwe w'amagambo. Yosuwa ajya kuri Yorodani, Uwiteka amukomeza umutima. Yosuwa ajya kuri Yorodani, Uwiteka amukomeza iki? Umutima. Ndashaka kugira ngo nkubwire ngo igihe kirageze cyo kugira ngo ukomere umutima. Komera umutima. Ndabizi ko ibyo kugushita mu mutima birahari, ibisongo bari kubigukubita mu mutima, ariko komera utuze. Ubutatu butagatifu bw'Imana buri kumwe nawe, nubwo bwose ibicanage bihari, nubwo uhangayitse, ariko ubutatu butagatifu buri kumwe nawe, bwagendanye na Yosuwa kuri Yorodani. Uwiteka amukomeza umutima. Nawe nari nzuzana ijambo rivuze ngo nanga se mfite intego ivuga ngo komera mu mutima, komera umutima, kandi wirinde gusakuza mu kigeragezo. Uceceke ibiguhangayikisha, uceceke ibigukura mu mwanya, ntuvuge, wewe komera umutima kuko Imana igufiteho umugambi. Umurongo wa 5. Maze Yosuwa abwira abantu ati,
mwiyeze kuko jo uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. urakoze cyane. maze Yesu abwira abantu ati mwiyeze kuko ejo uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Yesu atugirire neza. Nta kindi kiri kumbunza hano, nta kindi kiri kunzana hano, nta kindi kiri gutuma nicara kuri iyi kamera, nta kindi kiri gutuma nkubwira ngo nze nkubwire ngo komera, nje kukubwira ngo uyeze, ejo uwiteka azakora igitangaza. Nubwo bwose uri kubona bikomeye, nubwo bwose uri kureba intambara zihari, ariko muri ibyo ngo intambara zitabayeho ntaco wazavuga. Wavuga ko warwanya uruhe rugamba. Ibyo mubwiye ni ibyo gusa. Komera umutima, umutima wawe ntuwuhangayikishije, wowe ufata umutima wawushyire hamwe, ejo uwiteka azakora igitangaza. 9 Yosuwa ategeka abantu abakomeza. Yego. Yosuwa abwira Abisirayeli ati, Yosuwa abwira uyu munsi ntabwo ari Yosuwa, nje kukubwira ngo komera. Aha, nimunyegere mwumva amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. nimunyegere mwumva amagambo y'Uwiteka. Icyo Imana ije kuvugana nawe, icyo Uwiteka Imana aje gukora, nawe nyegera, egera. Igihe tugeze mu cyo kwegerana n'Imana, igihe tugeze mu cyo guhuza wowe n'Imana, konegisiyo yawe n'Imana bikongera bikegerana. Aha, Yosuwa aherako aravuga ati, Yosuwa aherako aravuga ati, iki nicyo kizabamenyesha yuko Imana ihoraho iri muri mwe, iki nicyo kizabamenyesha yuko Uwiteka Imana ihoraho iri muri mwe, kandi yuko itazabura kubaneshereza Abanyakanani n'Abaheti n'Abahivi n'Abaferezi n'Abagirugashi n'Abamori n'Abayebusi. Yego, niki nicyo kizabamenyesha ko muri kumwe n'Uwiteka. Nubwo abantu bahagurutse, nubwo isi na Satani bakurwanyije, nubwo intambara ngo nubwo intambara iturusha twe gucogora, umva impundu ziravuze, araneshe ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabasha. Aleluya, Imana iri kumwe namwe. Iki nicyo kimenyetso Imana itanze, nuko igukomeje umutima. Umva aho uri hose, ni wowe Yesu Imana iri kubwira, ni wowe Mwisirayeli Imana iri kubwira, aba Bahivi n'abandi bose kuko badusomeye. Imana izabakurinda. Imana izakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda tarasi idostike vode. Imana izakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, nubwo ibibazo bihari, nubwo Abahivi bahari, nubwo Abaheti bahari, ariko Imana iravuze ngo komera umutima. Aha, nta kantu gasigayeyo. Nimwitegereze isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Nimwitegereze isanduku y'isezerano. Aha, irababanziriza muri Yorodani. igiye kubabanzira. Umva, Imana iraje. Nubwo Yorodani kuyambuka byanze, umva sha, yewe biruhanya tuza kuzamuka, yewe biruhanya tuza kuzamuka. Nubwo Yorodani kuyambuka byanze, nubwo ibintu byari bikomeye, imbere hari imisozi uri kubona kwambuka bitazakunda, ariko humura, Imana igukomeje umutima. Abaheti ntaco bazagutwara. Aha, nuko nimurobanura abagabo 12, nuko nimurobanura, genda gatoya, nuko nimurobanura abagabo 12, mu muryango wose havemo umuntu, mu muryango wose havemo umuntu. Imana ije gutoranya. Nubwo abantu bari kubona ko nta nzira, nawe uri kubireba ukabona ntayo, ariko Imana iravuze ngo hagiye gutoranya umuntu kubanziriza kwambuka. Imana iguhaye destapire ezo. Mva wewe undeba, wowe unkurikiye, Imana iravuze ngo itoranyije umugabo. Hari umugabo uje ujya kwivanga mu byawe. Aha, ibirenge by'abatambyi bahetse isanduku y'Uwiteka nyir'isi yose bigera mu mazi ya Yorodani. Amazi yo muri Yorodani ari bwigabanyemo kabiri, ayo haruguru arahikubira ikirundo. Yego, Imana iduhana umugisha. Naho ngaho ijambo ry'Imana, aho ngaho ntari turasoma, tuvuga cyane amen. Imana itugirire neza. Nakuzana ijambo rivuga ngo komera umutima. Iyo Yorodani yigukanga, iyo nyanja iri imbere yawe yigukanga, icyo kibazo kigukanga, komera umutima, wihangayika, umutima wawe ukomeze. Nubwo uri mu ikode, komera umutima. Nubwo uri umushomeri, komera umutima. Nubwo urwo rusenyutse, komera umutima. Nubwo bakuvuga, komera umutima. Nubwo ushonje, komera umutima. Nubwo bakwanze, komera umutima. Nubwo ugumiwe, komera umutima. Nubwo nta rubyaro, komera umutima. Hari umugabo Imana itoranyije kugira ngo agufashe kwambuka Yorodani. Imana itugirire neza. Hari igihe kuyambuka biba bigoranye, ariko reka nkubwire ubutatu butagatifu bw'Imana buri kumwe nawe. Nubwo ibibazo bihari, nubwo intambara zihari, ariko Yesu arahari. Reka nkubwire ngo yabambiwe twese, yagiye kumuhara akantu. Rero David, muri no minsi abantu
mperutse kumva ariko ndagashishozaho nsanga Imana yo mwijuru yarakambishuriye ndongera nari nakumvise Imana ndongera kambishurira bundi bushasha ndongera nkumva cyane ngo Yesu ngabafundi ngo bibye imisumari ya Yesu nawe ni kukazi konkorde ariko njewe uyu munsi ndaburanira abafundi ntago abafundi bibye umusumari wa Yesu ntago bishoboka buri hari ikintu abantu batazi iyi Imana agambiriye gukora ikorera mu butatu butagatifu Imana itugirire neza muri ubutatu butagatifu rero nje kuguha ijambo rivuze ngo wikuka umutima wihangayika ongera Imana igukomeje umutima uko yakomeje Yosuwa nawe niko Imana igukomeje umutima abo bafundi rero nabo nimuje muri abarenganya Imana akora mu butatu butagatifu ariyo misumari itatu Imana Data Imana Umwana n'Imana Umwuka Wera bari kugira ngo ikorere mu bindi biki akaboko kamwagomba kujamo Imana Data akandi kakajamo Imana Umwana mu kugura akajamo gumwe Imana Umwuka Wera ibintu bikaba bigize gute bikaba birarangiye rero ubu butatu butagatifu nawe Imana ibukushireho nawe Imana ibukugezeho nubwo kwambuka Yorodani byanze nubwo kwambuka Yorodani bikomeye destapile ezone destai Imana iravuze ngo ikwambukishe Yorodani iguhaye umuntu mu bantu kugira ngo akufashe kugenda Imana igufashije byinshi nubwo bikomeye komera umutima urushumeri komera umutima uryamye mu bitaro komera umutima ideni rirahari komera umutima uri muri gereza komera umutima komera umutima umve ko Imana igushingiye ibuye kugira ngo kandagire wambike Yorodani Imana itugirire neza komera umutima wika umva si byigukanga muri byaravuze ngo wakwibaza kuzatabarwa kuko Imana itagigisha inama uzatabarwa bose babibona nkuko Morodekayi yagize gute yatabawe Imana yatabaye Morodekayi mukwiye ku irembo ry'ibwami Imana ivuganye nanje irambwe ngo nkubwire ngo nubwo intambara zihari nubwo kwambuka Yorodani byari byaranze Imana ivuganye nanje ngishinze ibuye muri Yorodani kugira ukandagireho wambuke umva nkubwire Data twese avuganye nanje arambwiye ngo nongere ngo itangazo rivuga ngo wikuka umutima Imana igukomeje umutima nubwo byari bikomeye ariko Yesu agukomeje umutima muri ica gihugu urimo mvareka nkubwire Imana yaje kunsanga iri kubwira ngo wa mudamu we ubabariye muri Omani umva reka nkubwire Imana irashe igukomeje umutima umva wowe uri muri Amerika ufite ikibazo cyo kwimuka aho utuye Imana irabikoze hari icyo Yesu akoze hari abantu abonye bari kuba nabona mu bihugu byo hanze Yesu yambwiye avugana nani arambwira ngo mbabwire ngo mukomere nubwo wivuje bikanga ariko Yesu aje kugukomeza umutima aje kuhagarika za kanseri aje guhagarika ibyo bibazo by'urwaye bya hato na hato ibyo buryo kwikubita hasi bya buri kanya by'umwana wawe Imana ivuganye nanje irambwiye ngo nkubwire ngo ihagaritse ubwo burwayi niko Imana ivuze the power see the voice star Imana ikukomereza umutima kandi byari bigucanze Yesu yongera bicambure kuko Imana agendanye na Yosuwa ikabana nawe muri nyanja ya Yorodani agatoranya abagabo 12 abagabo 10 bagaheka isanduku bakandagira igitenge abagitugakandagira niko Imana yo mu ijuru izanye abamere kugira ngo bakurinde mwakira ijambo ry'Imana Imana duhana umugisha amen haleluya amen Imana iguha umugisha Yesu desta amen na Yosuwa akambutsa Abisirayeli Yorodani akabambutsa inkike z'Yeriko kandi yabwiye Yosuwa ngo nkuko nabanaga na Mose nanje niko nzabana nawe niko nzabana nawe humura kuko namufashe akambutsa Abisirayeli inyanja itukura nawe nzagufasha ubambutse Yorodani inkike z'Yeriko zizahitagurika uri kubireba haleluya nanjye ndababwira ngo iyabanye nabo batubanjirije n'ubu ngubu biracyariho natwe izabana natwe nubwo tukureba hirya tukabona nta nzira ariko iraje yazuye Lazaro nubiracakwa ntaho yagiye iracari mu kazi Imana iri mu kazi ku buzima bwacu ntabwo badufite twasenziyera niba warasenziyera ntabwo bugomba kugira niba Imana warabanye nayo ugahagarara na Yosuwa ukabana na Yosuwa Imana yabanye na Yosuwa Uwiteka yakoranye na Yosuwa uyu munsi aravuze ngo nawe aje gukorana nawe ibyo yakoze ntaho yagiye n'umusira cyabikora kuko abanye na Mose nawe yabana nawe reka nkubwire itangazo nari nasoje kandi ko nkode niwe nyenderere reka nkubwire itangazo Imana ije kubaka ibyabo byari byarasenyutse haleluya Imana yubatse ibyabo byari byarasenyutse ibyabuze inzira Yesu abihaye inzira ibyabuze umuco Imana ibahaye umuco reka nongere guhitangazo rivuze ngo nta muntu numwe ushobora gutangira umugisha wawe icokora yawe ukereza ariko nguzana itangazo rivuze ngo ibyakereje umugisha wawe Imana ibigukuriye mu nzira ngo itangazo rya kabiri ni yicarire ni nangase nisoreze umva itangazo rindi rya kabiri reka nongere nkubwire ngo mu buzima bwacu inyanja itukura yabereye impanuka ikomeye mu gihe gito
kabiri kandi yapfiriyemo abantu benshi kuri iyi si nta handi hantu byari byabaho. Yesu aravuze ngo humura, ibyo kuguteza impanuka Imana ibikuye mu nzira, ahubwo ibyatumye ibisubizo byawe bitakugeraho Imana irabizanye. Twari turi mu ijambo ry'Imana, komera umutima, Imana ikomeze kuduhana umugisha. Yego, reka noneho dusoze, ntabwo ndunga gushotora. Tanga nimero. Oya, nta kibazo tanga nimero dusoze. Yego, Imana ibamugisha. Nimero yanjye ni 078 21 38 132. Iri WhatsApp hari hose wakora ukambona, umbuza ugasiga ubutumwa. Mboneka mu gitondo kuva saa 12 n'igice kugera saa 3, nkongera nkaboneka saa 12 n'igice, saa 2 z'umugoroba kugera saa 4 z'ijoro, niho mboneka. Imana iduhana umugisha. Ariko no ku manywa ushobora kumpamagara ukambona bitewe n'aho ndi. Imana ibaha umugisha. Amen.